aho igihe naryamaga bikankubita nkahamagara abanyamasengesho bakansengera kuri telefone, nkaho igihe natesukaga nkumva nansubira nkajya kwivuza. Ndangiza Imana, nsenga Imana, nkomeza nkora amasengesho. Burya amasengesho yirukana imyuka mibi, amasengesho atwika abadayimoni. Nakoraga nko mu kwezi iminsi najyagamo nayibara. Nari narahindutse nk'umusaza, nasaga nk'uriya mupira w'umukara, narazana iminkanyari mu maso kubera amasengesho. Ndangiza Imana nkora amasengesho, nkakora akazi kandi nkakiranuka ahagaragara n'ahatagaragara. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Ndashima Imana cyane kubw'uyu munsi. Ni umunsi mwiza Imana yaturemeye kugira ngo twishime, tunezerwe, tuvuge ineza y'Imana. Bityo rero nk'uko bisanzwe murabizi ko ubushize twari kumwe na Matata Christophe atubwira iby'urugendo rwe, uko Imana yamuhaye agakiza, atubwira aho Imana yamukuye, atubwira byinshi tutari tuzi, ariko cyane twabonyemo imbaraga z'Imana. Uyu munsi rero yari yatubwiye ku gice cya mbere cy'urugendo rwe. Uyu munsi Christophe Matata muri kureba kuri kamera akaba yaje agarutse kutubwira igice cya kabiri, uburyo Imana ifite imbaraga, yamukuye mu bubobo, yamukuye mu businzi ndetse n'ubusambanyi. Yavuze imbaraga z'Imana cyane, avuga uburyo Imana yamwigishije atari yarigeze agera no mu ishuri ariko akaza kwiga gusoma no kwandika. Avuga ukuntu Imana yamukuye mu barozi no mu bapfumu. Uyu munsi rero ndizera ko igice cya kabiri nabwo niba ntibeshye nacyo kirimo amateka maremare ariko yo guhamya Imana. Turamwakiriye rero Kristo, Imana iguha umugisha. Murakoze. Reka dusengere hanyuma udusangize igice cya kabiri. Imana nziza, Imana ikomeye, se w'umwami wacu Kristo uhabwa icyubahiro. Turagushimye Data wa twese, waraturinze, urinda bene Data, urinda ishyano. Uwiteka twagiye tukubona imirimo n'ibitangaza ahatandukanye aho twagiye tunyura. Warinze abakurikiye ishyano, arimo bamwe bumvise ubuhamya bwanjye barabohoka, barakizwa. Arimo bamwe bari bagwaye barakize, ariko Uwiteka turagushimye aya masaha. Nyemera rero Mwuka Wera tuyobore, kwe nidutuze, ahubwo nidutuza wowe nutuze. Ahubwo ibenda ryo kunesa rizamuka, ibenda ry'ubukinzi rizamuke, ryamamaye muri twe kandi bimenyekane kuri Imana ishobora byose. Ni mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera, amen. Urakoze, karibu. Murakoze. Nitwa Matata Christophe nk'uko babibabwiye. Ndi umugabo, mfite umugore umwe n'abana babiri, ntuyigwamagana. Ndi umwana wa gatatu ku babyeyi babiri. Niko mbabona nabo ni Frida bavuka i Bugesera, niho gavukiye Mayange, mudugudu wa Ruhorobero, akagari ka Kibenga. Nze kubabwira igice cya kabiri aho Imana ikura umuntu ikanamugeza, aho imiryango iguta Imana ikagutoragura, aho imiryango ikuvaho Imana ikakwiyegereza ikaguhumuriza, aho imyuka mibi ya Satani igenda ikagubata ariko Imana yakureba ikakurebesha amaso y'imbabazi ikakubwira ngo nzakuvanayo. Naze kujya nyuma yo kujya mu bubobo, nkava mu bubobo nkajya mu by'umupira. Mu by'umupira nahahuriyemo n'ibintu bikomeye cyane. Nahigiye kuroga, migira gukoresha imyuka mibi ya Satani. Rega bene Data, ntugire ngo wenda ni waraza cyangwa ni ukubesha cyangwa ni ukugira ngo abantu badukurikira. Satani arakora kandi ariho kandi afite imbaraga. Wowe iyo ubibyumvise aribwo bwa mbere ubyumvise utararogwa, ntabwo uzi ko umurozi abaho. Wowe utararibwa n'inzara, utaraburara na rimwe, ntabwo uzi ko umuntu aburara.
wowe utaratabwa na mama wawe nga umuryango ukuveho, wowe utibona abantu bakwishimiye umuryango ukubura bakaguhamagara, ntabwo uzi ko ari abantu batawe batateterezwaho. Ariko ndagutangariza, iyo umuntu yagutaye Imana iragutoragura. Naze kutabwa na mama mfite ukwezi kumwe mvuke, nawe bibabwiye, tujya Tanzania, mpekenye imiteza, ndezwa nabi, mfatwa nabi na muka data, kandi mfite mama yaragumye mu Rwanda, mfite data wambyaye, mfite na nyogokuru ubyara papa. Ahigiye biba ngombwa ko tubijyamo tukabivukiramo, ariko Imana yatureba ikatureba ko turi abantu bakomeye, bazavamo abantu bakomeye. Nahekenye imiteza, suko iwacu bari babuze ibyo kurya, nokeza imyungu, siko iwacu bari babuze ibyo kurya. Inyamaswa n'ibinyogote n'intare n'ibiziramire nirirwaga mu isamba mu micenye, nihisa muka data nabuze ubuhungiro, suko iwacu batari babuze inzu yo kubamo. Ariko Imana ishimwe, iyo yandinze nkaba ngeza aya masaha nihumeka umwuka w'abazima, nkaba ndi umugabo uhamya Imana. Naza aho kuba mayibobo Tanzania, mba mayibobo international, mba mayibobo nkajya nteka igikomo mu magereni, mu madebe, nkajya ntoragura mu isoko nkiba. Biba ngombwa ko tugaruka mu Rwanda. Tugaruke mu Rwanda, biba ngombwa ko ngarutse mu Rwanda nsanga umuryango kwa papa nta sambu bagira, nta no bari batunzwe no guca insuro. Bahingiraga igitebo cy'ibijumba bakagihingira iminsi 3 kugira ngo turye. Nibwo nagiye gusaba akazi k'inka ko kuragira, bampemba 5. Suko kandi ubwo buzima nari ndimo, nari naragwaye imvunza, narabuze n'abantu bampandura. Ariko ndashima Imana igitugorora ibirenge byacu. Wabonye umuntu ugwaye imvunza akazigwara ku birenge, zarangira zikajya no ku kirombo. Wabonye umuntu uryama, wamara kuryama wajya ukazumva ibinyamugira byakugiye mu nda mu mubiri, wakanda ukabona ikinyamugira kikuvuyemo. Akimana yadukuye, haleluya. Wabonye umuntu ujya kuroba, akaroba mu mazi, akajya mu mazi agiye kuroba ibyo bita amafuro kugira ngo tubone ibitutunga. Wabonye umuntu wirirwa wibaka ibi bigori by'abaturage, akubita abantu, yababuziza amahoro, inama yaba ku murenge, inama ikavuga matata. Imana yadukuye kuye bene data. Byageze aho mva i Bugesera, mvima yanjye njya gukora akazi ko mu rugo, nkora akazi ko mu rugo, akazi kose naragakoze. Ndangize mvuye aho nganja mu kazi ka ekipe, ngiye mu kazi ka ekipe njya kurogera abapfumu, banyigisha kuntu baroga, banyigisha kuntu baroga ibintu byose. Bavaga umupfumu wavaga i Burundi cyangwa wavaga Tanzania cyangwa wavaga muri Kongo, ninjye yabaga turi kumwe. Izo nyama nziza ninjye wazimuguriraga, izo nyama nziza ninjye wajyaga wazimutekerezaga. Yarangiza akambwira ati ngiye kugutuma igiceri, ngiye kugutuma amazi atemba, ngiye kugutuma itaka kwirimbi, ngiye kugutuma wudi, ngiye kugutuma. Imana yari mfiteho umugambi, Imana yari mfiteho umugambi yuko nzakizwa. Irangize Imana umupfumu agasasa uruhu rw'ingwe, agakoresha ikibuga. Yamara gukoresha ikibuga, ubwo yabaga yafashe amazina ya ikipe tuzakina nayo. Ngiye nabaga mu ikipe ya Sunrise, nayikita Imana ajya cyangwa Kanyamayayi, mbatwaza imipira.
ariko ninjye wari ufite amabanga menshi ya ekipe, ninjye batumaga ibyo byose, bakantuma amawudi, bakantuma ayo mameza, amagi y'amanyarwanda. Ni ibintu twagiye dukora, aho igihe byabaga ngombwa bakantuma n'inyama y'inka nkayijana bakayikoreshaho ibintu, bambwira ngo genda, bakambwira ngo genda uyijyane ku kibuga uyishige amazamu n'amafire, nimara kuyasiga amazamu ngende nyatabe nyuma y'ikibuga, nyuma y'izamu, bamaze kutongera. Ariko tukiraho Christophe, uravuze uti barantumaga bakantuma n'ibintu byinshi. Ese ni ukugutuma gusa cyangwa nawe wabonaga uburyo babikora? Ngewe nanjye nabonaga ukuntu babikora, nanjye nabonaga kubikora uko babikora, bikoraga bakorana nabo. Ninjye wundi umupfumu ntago yigiraga aza ku kibuga, yasobaga kuba ari Burundi cyangwa ari Tanzania, yego, tukavugana kuri telefone akakubwira uburyo ubigenza, ukuntu mbigenza. Ese ubwo mwaratsindaga ayo mwabaga mwabigenje? Ari igihe twatsindaga, hari igihe mwatsindaga, kuko burya ni nk'uko wavuga ngo hari inkweto y'5,000, hari n'inkweto ya 18. Burya abapfumu nabo bayarutana, yego, ku mafaranga, biterwa n'amafaranga. Aho igihe byabaga ngombwa akaba ari ikipe imwe yakoresheje n'abapfumu nka 3. Ubwo rero bakanyembwira ati kora ibi nibi, shaka amamesa, utunganye ibi nibi, ushake tuwarete ya kinyarwanda. Ibyo bitaga kutanaga. Gutanaga ni ugufata ya mazina ya ekipe tugiye gukina nayo, abakinnyi 18 tutibeshe n'umwe, kuko iyo twibeshaga n'umwe akaramukaze mu kibuga ari igihe byatubereraga bibi. Umuti ntukore, wa muntu akaba ari udutsinda. Cyangwa yaba ari ikipe umupfumu wundi barimo barakururana, ni nk'ibintu mbese barakururanaga, barushinyaga, ni ibintu by'imyuka mibi bohereza mu bintu by'amahembe, mujya mwumva amahembe, yego. aho igihe byabaga ngombwa umupfumu akambwira ati Makenze, cyangwa banyitaga Makenze cyangwa Kristo Matata, ati ndabona ari hatari, ndabona ari hatari, ngiye gushaka igitambo, ndabona abandi barandusha, ndabona bandusha imbaraga, bararutana, ndabona imbaraga zabo zikomeye cyane, ndabona uyu muntu afite imbaraga. Hari igihe bantumaga n'inkoko, nkagenda nkayigura, namara kuyigura bakayikata. None ko yarakubwira ati ndabona bikomeye ngiye gushaka igitambo, nukuvuga ngo uyu muntu afite igitambo, ni igitambo cye, ni igitambo cy'imiti cyangwa ni ikindi kintu? Igitambo ni nk'uko wafata umuntu umukinnyi mu kibuga bakamuvuna, bakamuvuna cyane, bamara kumuvuna ba muntu bakamujyana mu bitaro, ubwo igitambo yabaga kibonye. Cyangwa akaba rubitiri agaha umukinnyi ikarita idasobanukiwe y'umutugu, umukinnyi akaba avuyemo ikipe igasigara abantu 10. Nibyo gitambo, yego. Nubwo rero byageze aho mbibamo birangize, nyuma yaho Imana ikaba yarambwiye, umukozi w'Imana asanze ahantu nabaga, nigaga ya masuri yanjye ya catch-up, nigaga muri Center for Champion muri AL, nibwo nibazaga ese nzubaka gute, nzabaho gute. Imana irambwira ati hubaka Imana nta mwana w'umuntu wubaka. Ubwo ibikubwiye uri kiri muri abo bantu b'abapfumu cyangwa nyuma waje kubivamo? Nari narajya mu ikipe, nyuma nari nayibayemo irasenyuka, iyindi ya kabiri yitwaga Saniride niyo nagiyemo. Ndangize nayo umupagani nasenga, nazi mu nzu y'Imana. Ndangize togeye nanywaga inzoga, nakoraga ibintu bibi cyane, najyaga mu bakobwa nkarara mu mabuwate. Ndangize Imana irambwira ngo Imana irashaka ko nyikorera.
se nkavuga ati Imana bayikorera gute? Ese Imana iravuga? Imana ivuga hehe? Ariko ikimenyetso namenye ko Imana ivuga, yambwiye inzu icyumweru kimwe iyo nzu ihita isohora. Nibwo nagize niyo nzu niyo yatumye njya muri iyo kipe yindi, nyigiyemo nibwo niyahuyemo n'ibyo bintu bikomeye by'abapfumu. Ndangize nza kugwara, ndwara ibisazi, nkumva akantu kari mu mutwe mu bwonko karimo karakubita nk'isaha. Ndanye ndibuka twari twakinye n'ikipe imwe yitwa Kiyovu ku Mumena, ngiye kumva numva akantu kankubise nk'isaha mu mutwe mu bwonko, ngiye kwiruka mu kibuga ngo nsare. Ndangize mbwira abantu, barambwira ati ni stress y'akazi. Nyuma yaho njya gufatwa n'indwara yitwa malaria, nibwo nadwaye indwara ya malaria y'imisharaba 3. Ndayivuza ndace, nibwo byahise bimfata mpinduka gusara. Ndivuza njya mu bapfumu, ndivuza. Wivuza ibisazi? Nivuza ibisazi. Nivuza n'ibindi byitwa ibihato. Ibihato sinzi nimba mubizi, ni ibintu batongera cyangwa batega ukarenga. Nibwo byamfashe, ndivuza njya mu Ruhengeri, njya ahantu hose biranga. Nabyo bifata nk'ibisazi? Nabyo biba bishaka kugira umusazi nyine. Ni ibintu nibiba biri mu nda, biba biri mu mubiri, mu maraso, bigenda bikura, kandi byo birakura bigahinduka. Nimba biterwa uwo muntu, uwo murozi wakuroze, nimba yakoresheje uburozi bw'inza cyangwa iby'ibindi nyamaswa, uko bigenda bikurira mu mubiri, ugasanga ufite inzara, ufite amenyo y'imbeba, ufite iki, bikujya ku buryo urebye nabi wakiruka ugakuramo imyenda ukiruka ku musozi. Nibwo nivuza biranga, maze bimaze kwanga amafaranga nsiraho. Najyaga ku mupfumu akantuma inkoko y'umweru, nkagenda nkatanga amafaranga, akambwira ati ngiye no kugucirika, nkayatanga ariko bikanga. Ngiye kubumva numva ku buryo nanaryamaga nkumva inzangwe zimo ziramvugira mu matwi. Ngiye kumva numva, nagiye kubona ndota mbona ngahantu habaye ikirori, mbona nyakubahwa muzehe perezida ari ukiyoboye. Numva ijwi rirambwira ati ugiye gupfa utabonye ibyiza by'u Rwanda, ugiye gupfa iterambere utarebye iterambere ry'u Rwanda. Mpita nkangutse ngibazaho cyane, mbitekerezaho, ndavuga ati ngiye gupfa narebye ukuntu u Rwanda rugiye gutera imbere. Kandi ikindi cya kabiri, ngiye gupfa nasaca umugore ngo njyara abana, nekereza abo twavuganaga ko batakiriho, ari njye usigaye gusa. Ese bizagenda gute? Nibwo numvise neza ubuzima burangiye. Umukozi w'Imana witwa Mama Cynthia, umudiyakoni wo mu rusengero rw'abacunguwe Redeemed Church Rwamagana, niwe wambwiye duhure mu nzira, arambwira ati matata yewe ndabona ugiye gupfa, vayo ujye bagusengere, iyo ndwara yawe izakirira hehe? Mu rusengero. Nibwo nakijijwe, ntangira urugendo rwo gusenga. Rero gusenga, ngeze mu rusengero ntangira nditandukanya, mfata ba basitaye twagendanaga ndabareka, za nzoga nanywaga ndazireka, bya bintu bibi byose najyagamo ndabireka, ntangira gusenga. Imana irangiza irambwira ati ninjye wakoze biriya kugira ngo nkubone, ninjye wakoze biriya kugira ngo nkufate, ntagira ngo nkugiriye neza, nagira nkuvane mu gisokuruza cya karande. Umuryango wanyu ntago wigize ubaho neza, batundwa no guca insuro, bari abahigi. Imana imbwira ibintu byinshi cyane, none ngenda shaka kunyegera nkakugirira neza.
irambwiye ngo kandi niwibese ugasubira inyuma ugasubira ku kibuga nzaguca amaguru. Ubwo ntangira gusenga Imana mba muri iyo ikipe nyibamo birangize. Nyuma yaho mbaza ati byagenze gute? Nyuma yaho ikipe yatangiye gutsindwa. Kuko mpamvu yatsinzwe n'iki? Babapfumu bamaga ibintu nkanga kubikora. Ko bari bamaze gutangira gusenga. Nari ntangiye gusenga. Bantuma kujya gukora ibintu nkanga kujyayo. Barangize ikipe iranyanga. Uwo mupfumu yabaza ati ariko Matata yabaye gute? Byagenze gute? Ati Matata yakijijwe. Avuga ati Matata nimba yakijijwe ati ikipe igiye gusenyuka. Irasenyutse. Aturazi ko ari we wari ufite ikipe mu biganza, niyo yakandagiye mu kibuga gusa ikipe yakinda. Kubera ibyo twagize, kubera imbaraga zabaga zikurimo zindimo n'ibyo bansizemo bantongereyemo. Byageze aho bambwira ati banyambura imyenda, bambwira ati tugiye kugucirika no kuguha igikundiro no kukuvanaho inyaki. Banyambura imyenda, bamaze kunyambura imyenda basasa uruhu rw'ingwe, bakora ibintu basaba amawudi hirya no hino. Barangiza bavuga ati bafata umurizo. Matata nta utusuye inyuma uravuga ukavuga amawudi byo ni ibiki? Udi ni twa tundi bashyira mu nzu. Udi bashyira mu nzu duhumuza mu nzu. Yego. Awe twirukana imibu duhumuza mu nzu. Twagombaga kuba duhari. Turiya ni itegeko twabaga kuba duhari. N'amavuta y'amamesa urayazi. N'inkono ya Kinyarwanda. Inkono ya Kinyarwanda ubwo ni y'ibumba. Ni na toilette ya Kinyarwanda. Toilette ya Kinyarwanda ubwo bimeze ite? Ni nk'izi zose zisanzwe? Nk'iriya yo hanze. Yego. Iriya niyo bamaraga gukaranga amazina yabo bakinyi. Bamara kubakaranga, bamaze kubakaranga bakagenda bakamena muri toilette. Ubwo nanjye bahise bamagarikaho, bafata umurizo w'inyamaswa ukoza mu mazi yasa nk'amaraso, bayankubita mu mubiri wose, nabaga nambaye ubusa. Bangize bafata igikono gakoko kitwa kanyamunzongerezwa, bafata igikono cy'abadaha amazi bayampaye. Barangiza banyambika urunigi rwagiraga ahangaha. Barambwira ati genda ku kibuga. Ngeze ku kibuga togiye twakinye n'ikipe ya Mukura. Ndabyibuka iyo kipe twayicinze ibitego 2, ariko bitewe nanjye nagiye mfata agatambaro ka Mukura bari basize mu izamu, nkavana mu izamu ndakirukankana. Ubwo ibindi nari namaze gukorera mu izamu nakoze mu kibuga. Ndangiza umuntu yamfase kuri rwa runigi nagiye kumva rurimo rurakata izosi. Nahise ndukuramo. Umuntu wahe? Ni umufana wa Mukura. Abonye utwaye ko gatambara. Baravuye ati niwe murozi wabo, murozi wa Sunrise. Nibwo icyo kinigi nakivanye mudatsizugunye. Imana imaze kumaga kiza rero ubwo subira imbere. Nyuma ikipe itangiye gucindwa, abatoza bararakaye. Arangize Imana imgirira neza, biba ngombwa ko ikipe bayimura bayivana Rwamagana bayijyana Nyagatare. Bayigeye Nyagatare, Imana yambwira ati ntago nzakujyana, uzaguma ahangaha ndashaka kunkorera. Ibamaze kuyijyana ndanigwanirira, kubera urabyumva niho nahembwaga, nabonaga y'amafaranga. Ishuri nari ngeze mu wa 4 primaire mfite imyaka 19, ishuri ndayireka. Maze kuyireka nigiye mu bintu by'umupira. Urumva nta diplome nari mfite ngo nzakora akazi. Aho ngaho nari narafatishije. Ikipe imaze kugenda mbaho nabi, mba mu buzima bubi. Ndangiye gusenga Imana, nkajya mbyuka mu gitondo nkafata Bibiliya nkajya gusenga. Ndangiza Imana ikambwira ngo nzaguha akazi. Yangize nkatekereza ko kazi aho kazava kazaturuka hehe. Nibwo Imana yamaye akazi k'ubukirina. Imaze kuma akazi k'ubukirina mpembwa 18,000.
ndangize ndagakora. Imana yambwiye ati si bihagize. Ndangize ndagenda, Imana yambwiye ati nkuhaye imfunguzo ugiye kuyobora. Ngiye kubona mbona bosi nyiri company araza, ambwiye ati ni wowe witwa Matata? Ego. Arambwiye ati ngiye kuguha akazi, kandi aka kazi ni ukuyobora ikigo. Ndagenda amakazi njya kuyobora nshinzwe isuku mu kigo. Ntangiye gukora, makora imyaka umwaka wa mbere n'uwa kabiri. Ndangize Imana yambwiye ati ngiye kugukorera ubukwe. Ubwo umuryango wanjye ntabwo wari uza homba. Muri ako kazi warabaye umuyobozi w'abakirina, iti ngiye kugukorera ubukwe. Ngiye kugukorera ubukwe. Ariko kandi ubwo wari ugisenga? Narasengaga cyane. Nasengaga Imana cyane nkirinda icyaha n'igisa nacyo, kuko hari igihango nari narajyane n'Imana. Yari yarambwiye, kuko ibyo ngibyo byari mu mubiri ntago byahise bikira. Nasenze Imana ariko bikinkubita, ikambwira ati niwongera gusubira mu bapfumu no gupfa uzapfa. Namaze umwaka nsenga Imana nyibifite, ikigukubita bikinkubita. Aho igihe naryamaga bikankubita, nkahamagara abanyamasengesho bakansengera kuri telefone. Nkaho igihe natesukaga nkumva nansubira nkajya kwivuza. Ndangiza Imana, nsenga Imana, nkomeza nkora amasengesho. Burya amasengesho yirukana imyuka mibi, amasengesho atwika abadayimoni. Nakoraga nko mu kwezi iminsi najyagamo nayibara. Nari narahindutse nk'umusaza, nasaga nk'uriya mupira w'umukara. Narazana iminkanyari mu maso kubera amasengesho. Ndangiza Imana nkora amasengesho, nkakora akazi kandi nkakiranuka ahagaragara n'ahatagaragara. Nkirinda guhohotera abo nyobora no kwishyira hejuru. Ndangize maze umwaka wa kabiri, Imana yambwiye ati ngiye kugukorera ubukwe. Kandi icyo gihe nirindaga igitsina kobwa. Maze gukizwa niwambwiye ati ese wari ufite inshuti y'umukobwa? No ku rusengero nakoraye naririmbagamo barambwiraga ngo ndirata ndiyemera. Numvaga ko umukobwa ari nta kintu navugana nawe. Ikintu cyanjye nugukora, nugusenga, no kuririmba, no gusoma Bibiliya. Imana irambwira ati ngiye kugukorera ubukwe. Ese natekereza nze ibihumbi 40 mpembwa bizavamo inkwano? Ese ko nta mama ngira, umuryango bakaba baramvuyeho batazi naho mba, ese bizagenda gute? Ariko ibyanjye numvaga ko nubwo ndimo ndakora ako kazi n'ibyo Imana imbwira, kwizera bikanga. Kavuga ati isaha n'isaha nzagera gute, nzisingira. Ndangize Imana yambwira ati kora dovi. Kora dovi y'ubukwe. Kora dovi. Uzi gukora dovi y'ubukwe nta mukobwa ufite mukundana? Kora dovi, ugakora dovi ya 4,000,000 uhembwa ibihumbi 40, kandi ubikodeshamo inzu kandi unabijyamo. Imana irambwira ati kandi ureke gusidikana no kwizera guke kwawe. Ati ni nge waguhamagaye. Ijambo yambwiye rikomere cyane. Yarambwiye ngo hatabuzeho na kimwe. Ikizabura uzakimbaza nyuma y'ubukwe. Ati ibyo wambwiye ko bitasohoye. Ndangize nasenze Imana, maze gusenga Imana, ariko nari mfite covid icyizeye cyo ko nakora ubukwe, naza n'umugore kugira ngo Imana igomeze indindiye ubuhamya bwanjye, kugira ngo agakiza kandi gakomeze kagere gute, gakomeye. Ndangize nsenga Imana hari nakoraga Ikagero
ikajyeyo. Imana ibaha umugisha, iha umugisha abamama bose bitwa ba Pisi, ibaha umugisha ba Sofiya na Rurinda na madamu we n'abamama bose twasenganye. Abakristo bo mu rusengero, n'abakristo twagiye dusengana, n'abandi twagiye duhura mu masengesho no ku misozi, n'umumama witwa Jasi. Imana imuha umugisha. babonye Imana ku buzima bwanjye, babonye koko ko Imana ikora. Ndangize Imana yambwiye ati ngiye kukuzanira umushyitsi w'umugisha. Ese uwo mushyitsi w'umugisha ni muntu ki? Uwo mushyitsi w'umugisha ko ndi ahantu mu kazi kandi ni umuntu ki? Nakoze amasengesho y'iminsi 21 ndi ku kazi. Ndangize mu saa sita njya muri pause, njya mu rugo, njya gusengera mu rugo. Ndanye ngeze mu rugo maze gusenga, ndyamye numva ijwi rirambwira ati jya ku kazi, subira mu kazi. Nsubiye ku kazi, nsanga umwana w'umukobwa ahagaze ahantu basuzumira, arambaza ati wanyereka ahantu umuntu aryama ko numva ndwaye cyane kandi no kwicara bikaba byananiye. uvuze ko mwari mu kazi, hanyuma hakaza Imana yari yabanje kuvuga ko hagiye iyo gukoreza umushyitsi w'umugisha. Ndangize ndamubwira se urumva nari umuyobozi nshinzwe isuku aho mu kigo, wari umuyobozi w'abakirina n'ibyo bitanda byarandebaga. Yego. Kandi yo nabwiye umuntu atijya kuryama nta muntu wamuhavana. Wari umuyobozi. Nari umuyobozi. Ndangize ndamubwira se ko hano nta muntu wivuza utaha uryama ku gitanda. Hari kwa muganga noneho wakoraga? Hari kwa muganga. Ndangize ndamubwira ati ariko genda ujye kuryama. Mwereka igitanda araryamye, ndigenda njya mu kazi kanye ndareba, numva umutima urambwira ati wagiye gusengera uriya muntu. Umwuka we yarambwira ati genda usengere uriya muntu ku gitanda. Ngeze mukubiseho ikiganza musengeye, ndamubwira ati umva ko Imana imbwiye, ikimenyetso nkuhaye nta ndwara n'imwe bari bugusangemo. Ndamubaza ari kugwaye iki? Ati nimo ndaciragura kandi numva meze kuntu, sinzi ukuntu meze, n'umutwe harimo n'umutwe. Ndamubwira ati ikimenyetso nkuhaye. Namubwira ati se uratwite? Ati ngende umukobwa. Sawa. Ndamubwira ati ikimenyetso nkuhaye nta ndwara n'imwe bagusangamo. Ndigendera nikomereza akazi. Bamuzaniye ibisambe basanga nta ndwara n'imwe babonye. Bamuha ibinini bya paracetamol by'umutwe. Arambwira ati Imana iguha umugisha wamfashije. Muhi nomero yanjye naye amiyi. Ndigendera nkomeza nisengeye Imana. Ngiye gusenga Imana irambwira ati wa mushyitsi waramubonye? Ese wa mushyitsi kataze mu rugo ahomba muri ghetto. Umushyitsi yaje mu kazi. Umushyitsi arongera arambwira ati hari umuntu ugiye kuzaguhamagara aze kugusura no kugusimira ibyo wamukoreye. Ati uwo muntu ni uwo nguwo mugomba kugira gute kubana. Ndangize Imana yo kabya abahungu n'abakobwa, wa muntu yampamagaye ati nshaka kuza kugusura. Ati nabonye mu buzima ahantu nagiye hose sindabona umuganga uteye nkawe. Urabizi abantu bo kwa muganga bose abantu babita abagwayi babita abaganga. Yego. N'umukiri nabura n'abateravaye abagwayi baza babita abaganga. Araza tujya muri biro yanjye twicaramo turaganira. Yagusanze ku kazi? Ku kazi. Turaganira. Ndamubwira ati ngewe ndasenga. Arambwira ati ngewe nsengera icyo gihe nasengera mu bacunguye ariko nsengera kuri New Life ikajyeyo kubera ari ku kazi. Nawe asengera hehe? Muri ADPR. Nsanga nawe avuka hehe? Igwamagana. Yaza aho ngaha aze gusura musaza we. Yaravuye kwiga
ayangize kwiga ahita aza gusura musaza we. Ubwo umukobwa turaganira, arangize Imana iduhuza gutyo. Ndamubaza ati ku mwaka utaha ndumva ngewe nshaka kuva mu busiribate. Ambwira ati ni ukuri bitewe no kuntu wamfashije ukansengera ukama serivisi hano kwa muganga, nzagutwerera, umva ibintu uzamfasha byose nzagufasha. Akwemerera intwererano ati uramutse ushatse rwose nagutwerera. Ndamubwira rero Mwuka w'Imana ambwira ati mubwire ko ari wowe. Ndamubwira ati nta mukobwa mfite, nta n'insuti mfite, ndabona ari wowe. Ati ntago byashoboka gute ko ngiye mfite sheri, twiganye twanarangizanye. Ndabona ati simbizi, Imana niyo ibizi. Ndamuherekeza yataha, ndasenga. Maze gusenga yadova inyifite kobwa, ndamurambagiza. Maze kumurambagiza umukobwa aza kwemera. Maze kwemera ndangize panga gahunda z'ubukwe. Ntangiye igisika cyo kuvuga ati nzakuraho inkwano. Imana yambwira ati ngiye nzaguha inkwano. Imana yo kabya abahungu n'abakobwa, Imana iyo yagusezeranye ikintu irakikora. Ndangize ubwo mba ngiye gufata irembo ku rusenge, mba nderekana. Maze kwerekanwa aho ngaho muri New Life, urusengero rw'Rwamagana bari bayarufunze muri cya gihe kinuze cy'amasuku, insengero zitubatse neza. Ndangize nibwo ntangira wese inkwano, mpita njya gufata irembo. Magiye gufata irembo, Imana irambwira ngereka. Kristo umukobwa yari yararangije kwiga, avuze ko yari umunyeshuri, yari yararangije kwiga. Yari yararangije kwiga. Yego. Yari yararangije kwiga. Yaza aho ngaho amaze gudefanza, yarangiza i Butare. Yararangije iyizi university. Imana yacu yabwiye Mose. Mose yayibaje ati se Mana kuntumye nkaba nazi kuvuga, nkaba mvuga ndidimanga, bizagenda gute? Imana ibwiye Mose ati nkuhandoye mukuru wawe Roni umusemuzi, azayagusemurira. Iyo ufase Yesu muzima ukamusaba mu mutima wawe, Imana iguha umusemuzi ugusemurira ahantu hose. Amen. Iyo ukiranutse hagaragara n'ahatagaragara, Imana iguha umusemuzi. Babyemera batabyemera, babisaka batabisaka, Imana iguha umusemuzi. Ndangize nakoze bize. Maze gukora bize ntangira gusengera amafaranga y'inkwano n'ubukwe. Ndangize Imana ikoresha mama wanjye witwa Mama Linda yanyubakiye iyo nzu. Nsuri inyuma gato mu mama, Imana imuha umugisha kandi Imana ikomeze mwagure. Yambwiye ijambo ati cyatumye tumenyane n'utabimbwa uzakira. Irindi jambo yambwiye naze kumusura, yambwiye ati sinshaka kuzumva wateye umwana wabyaye ikinyendaro hanze. Wowe mwumvise kuntu ababyeyi badutongeraho ibintu byiza. Sinzumve mu matwi yanjye ngo warongoye igipagani. Niyo magambo yambwiye. Cyangwa wisingiye. Mu mama naragenda bimuganiriza. Maze kubimuganiriza ambwira ati muhungu wanjye nta kibazo, nzagukorera ubukwe kandi nzaba ndi kumwe nawe. Imana iri imbere yanjye na mama wanjye ari kumwe nanjye. Urumva ko ndangize ngiye kubona mbona umukobwa twumvikanye inkwano. Tumaze kumvikana inkwano, ngiye kuba mbona mama yambwiye ati ndayinkwano ndayijyana. Ntangiye gusohora invitation, ndatumira ahantu naze guhura n'ibinci intege ku rusengero aho nsengera. Nari imfubyi iwacu mu muryango, babyumvise bati yo ni ukubesha, ni uguteka imitwe. Tsima yo wirirwa wiba i Kigali
akora ubukwe gute? Umuntu wari urwaye imvunza wibaga aragira inka akora ubukwe? Ati mu muryango yo kwa Karekezi ko nta muntu n'umwe wigize ukora ubukwe, uwo Matata agiye gukora ubukwe gute? Noneho arabukorera ahantu mu mujyi i Kigali i Rwamagana. Ibyo bintu bibaho. Ari na mama wanjye kumwohereza itike aranga, yanga kuza. Famille yose yanga kuza. Nagiye ntira mama, ntira papa, ntira masenye, ntira na musiki wanjye. Kwa kundi abantu bajya gukora ubukwe bagakoresha inama, nta nama yigize iba mu bukwe bwanjye. Nge navuganaga n'uwo mu mama wanjye w'i Kigali, nane ndi ku kazi. Nabo napanze gahunda zose nyuma. Byagize gute? Byarangiye babonye ko nta mafaranga mfite, bahita bankwepa. Ukuvuga ngo nta nama yabaye. Nta nama nimwe yigize iba. Cyo gihe nagendaga byanshanze mu muhanda, niyambaye kamambiri zanjye, ivumbi ryatumutse, nkahura n'umukecuru ati numvise ko ufite ubukwe, ati aciya 2. Naba nitemberera naba abantu nahaye invitation, bamwe nibantwereye barankwebye, ariko abo nahaye invitation Imana yabakoresheje. Nakoze ubukwe, ndashimira n'abayobozi b'intara, ndashimira Eric Muvunyi, Eric Imana imuha umugisha, n'aba Rodrick Imana ibaha umugisha, bambaye hafi mu bukwe bwanjye. Ku murenge baramerekeze, nibo banyakiriye mu mafaranga yabo. Nkora ubukwe bumera neza, ubukwe buratahwa, abanyamakuru baza kubureba, harimo n'abanyamakuru banyambariye, abantu baratanga ubukwe bwanjye, abantu bararize barabyinye, barangiza babata ubukwe bwa Matata bumeze nk'igiterane. Abantu babandi natumiye nakoreye mu rugo, wa mu mama nakoreraga, Imana imuha umugisha, mama Hape nawe naramutumiye, baza mu bukwe bwanjye. Umuhungu waravuga ati uyu Matata yaratureze. Bamaye kado ya televiziyo. Nisho nkubwiye, Imana iguhamagara ishaka kukugirira neza. Kandi iyo wumvise ijwi, ukumva ijwi ry'Imana, n'ukuri uhura n'igitangaza cyawe. Imana imaze kunkorera ubukwe, narabaze nsanga nsagwa 300,000 byo kujya mwabuki. Ubukwe burangiye. Fanta kandi ubwo abantu baraziyuhagiraga. Ubukwe natase bw'abantu bakomeye, nsanga bakoresheje kazi byiza Fanta. Ariko ubwanjye ngewe niguriye kazi 8, enye zo kujya muri dote n'izindi zo kujyana muri sale. Ngarute nsanga bongeho izindi 3 n'ikarito y'amazi. Urumva Imana yacu dusenga? Urumva Imana ahantu irangize nsanga nsagwa 300,000 byo kujya. Ndangiza Imana aho ngaho imvana muri ako kazi, inzamura mu musahara, injyana mu bindi bitaro bikomeye. Igihe ninkubita injyana zagwa inkwavu, inkwavu injyana Nyagatemba yemera Rukoma, ariko Imana igiye nizamura. Ese nakoraga ako kazi mfite diplome? Nakoraga ako kazi arico nahaye, natanze y'uruswa natanze? Imana nahita gukura kandi nahita kugeza. Nagiye mbona Imana igenda n'amaguru, mbona Imana ukuboko kwayo, mbona Imana mu buzima bwanjye. N'ubu ngubu Imana bwa mbere yahisima umwana w'umuhungu, bwa kabiri mu mwana w'umukobwa. Abana beza cyane. Niyo mpamvu bene data bakurikiye iyi channel, ndababwira ko uyo wasenze Imana naho Imana itagukorana naho itakugeza. Reka kwiheba cyangwa ngo uvuge ko imiryango yagutaye. Wowe icyo usabwa no kwakira umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Yesu akakuyobora, yamara kukuyobora akakugira neza. Kandi Yesu iyo umaze kumwakira, ikintu cya mbere ugomba usabwa ni ukwitandukanya. Kuko iyo utitandukanya abantu barakuyobya.
ugasenga ukagira ngo Imana yakwishimiye kandi itakwishimiye. Umenya izwi nk'uko Aburahamu yahagurutse agasiga inzu ya se n'umuryango wa se akajya mu gihugu cy'i Kanani, kandi Imana yamubwiye ati nzaguha umugisha. Niyo mpamvu bene data, icyo gihe nsubira inyuma gato, nagiye kwiga ibintu umubano, nkomerezwa n'abantu mu rusengero. Pasiteri arankomerekera, arangiza arambwira ati Matata, nubwo nta muryango ariko wowe ufite abantu bese bakuzi, ugomba kugura intebe n'imikeka ukabizana mu rusengero kandi ukatanga n'amafaranga. Wabonye nararize ndi kumwe na Sheri twicaranye turimo turiga umubano, ndarira neza amarira aho bohanga. Ndabaze pastor, ko waza usanga mu rusengero ukabuzi ko ayimwe mbabyeyi mfite, ndakubwiza ukuri kugeza nabwiye pastor namwe ati rero pasiteri ngiye nta mafaranga nzabona n'intebe nazo nzabona, ati ntago nzagusezeranya. Ndangize abayobozi nibo bawe ati niba batagusezeranya urusengero nzarufunga. Tutitaye ngo turebe ngo no ku rusengero, mu rusengero hamo hagati nta gice cyatanu bigize batwerera. Imana yayikoreshereza abantu bayo, abo ntazi n'abonzi. Imana irakora, ubukwe buraba, abantu hari korale 3, izi ebyiri zigwamagana izisinde imwe y'Ikayonza muri New Life. Ariko muri urwo rusengero aho nyine aho mu bacungu aho ngaho baragusezeranije, ariko baransezeranyije. Imana abantu buzura mwuka w'abantu bavuga ubuhamya, mbona Imana igenda n'amaguru. Niyo mpamvu ya masaha ireka kwibaza wamfubyi we, wa mupfakazi wowe, wamukenewe ufite n'agahinda. Imana irakora, Imana iriho kandi irakora. Reka kwibaza ngo bizagenda gute. Wowe wabuze akazi, reka kwibaza ngo bizanyura he. Izere Yesu wenyine, niwe gisubizo cyawe. Yesu ni utabara. Imana niyo yavanye Mose imuvana mu rufunzo, irangiza imujyana kwa Farawo, ajya ibiryo byo kwa Farawo, yiga amasuyi yo kwa Farawo, arangize Imana imujyana mu butayu. Hari ubutayu tunyuramo kugira ngo twige. Imana yaguha umusemuzi akajya gusemurira. Niyo mpamvu aya masaha ikakugira ubwoba, niyo mpamvu aya masaha agakwica imitima. Imana iragukunda kandi igutegera amaboko. Christophe, utarasoza ndumva usa nk'ujya ku musozo. Urangije uvuga ngo Imana yaguha umusemuzi, bivuga ngo nawe Imana yaguhaye umusemuzi. Nanjye Imana yamaye umusemuzi. Imana ishimwe. Imana yamaye umusemuzi. Impamvu imvuga ati Imana yamaye umusemuzi ni iki? Utekereze ubuhamya bwose natanze, inzira nagiye nyuramo, n'imvunza nagwaye, n'amasuri nize. Wabona atari Imana ngo mukobwa yanyemera? Ese ari amafaranga nari mfite? Ibihumbi 40 nahembwaga nabyo mbikodesamo inzu mbijyamo, nuwuhe mukobwa? Ariko iyo wasenze Imana igukoreye igitangaza. Rumva, iyo wasenze Imana iguha umuntu gufata ukuboko. Niyo mpamvu Imana irabakunda kandi iteza amaboko. Nibazaga ubwo abo bapfumu nakoranaga nabo, numvaga ibwo buzima bwanjye buzabahoraho iteka ryose. Mwumva iyo firinzi, izo nzoga nanywaga n'ibyo buwate nararagamo, mwumva nibwo buzima bukomeye cyane. Mwumva nta handi nabona ibyiza atari ibyo ngibyo. Ariko nasanze ubwiza buba muri Yesu Kristo. Nasanze Yesu Kristo ari ufite imbaraga, imbaraga zibohora, imbaraga zinezeza umutima, imbaraga zirukana amarira ababyeyi baduteye, imiryango yaduteye. Imana ikatubohora. Aya masaha rero dusoza, ndagushishikariza gushaka Yesu. Ndagushishikariza kongera kwakira Yesu n'umwami n'umukiza.
ndagusisikariza gukiranuka ahagaragara n'ahatagaragara. Ndagusisikariza kongera kugirana ubusabane n'Imana. Ndagusisikariza wowe mukristo uri mu rusengero kumenya ko ugomba gukiranuka ahagaragara, aho pasiteri wawe atareba cyangwa korari yawe itareba, ukahakiranukira, Imana ikakugirira neza. Reka dusenge Imana. Imana nziza, Imana ikomeye, Imana y'imbaraga, Imana y'icyubahiro, turagushimye ko wabanye natwe muri ubu buhamya, muri iki kiganiro, kandi nkaba nsengeye abateze amatwi n'abazacumva iki kiganiro. Uwiteka uzabahumurize kandi uzabomoye ingoma. Kandi arabagwayi badwaye indwara zivuye kuri Satani n'abadayimoni by'abarozi, abadwaye imitwe, abadwaye mu nda, abadwaye imigongo, abadwaye amaguru, ndasenge mu izina rya Yesu, mpagaze mu mbaraga za Yesu Kristo zo gutegeka, mavuta ya gihanuzi, mavuta yo kwirukana abadayimoni, ndatwika ndakongora. Ndasenze aya masaha arabafite icyifuzo cy'akazi, icyifuzo cy'urugo, ingo zirimo zirasenyuka, ni wowe wubaka Mana ugatanga umunezero n'ibyishimo mu ngo. Uwiteka, ari abana basaka minerivare, niwe utanga minerivare, abantu bakiga. Nyemerera aya masaha ubane nabo, ubasange Uwiteka, imitima yitendebuze wonge uyikomeze, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndabashimiye. Wifuza kumbaza cyangwa ko twasengana, nomero yanjye ni 078892 35082, Tigo ni 0722 53 Imana ibaha umugisha, kandi Uwiteka bamurikiye inyenyeri, ibamurikiye aho muri hose, abazumva iki kiganiro, abazatega amatwi, abantu bazahindurirwe amateka. Amen.